Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibane nawe kandi kugirire neza. Ndagarutse nanone, ndagarutse kukubwira ko uri umunyamahirwe, ndagarutse kukubwira ko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Ndagarutse kukubwira ko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Ni ukuri igihe cyose uzambona kuri kamera nzaba nje kukubwira ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nzaba nje kukubwira ko Imana ariyo nshuti iruta izindi nshuti. Aho abavandimwe batahagaze, aho inshuti zitahagaze, aho Imana ijya ihahagarara. Ariko nanone ijya iduha shansi nanone yo kugira izo nshuti, yo kugira abo bavandimwe, yo kugira abantu batwitayeho. Nabyo ntabwo tujya tubitesha agaciro kuko Imana ijya idushyiraho feva, ijya idushyiraho igikundiro, ijya idushyiraho imbaraga nyinshi zo kugira ngo abantu badukunde, inshuti zidukunde, abavandimwe badukunde. Ni ukuri nabyo turabishimira. Uyu munsi rero nje kukubwira ko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Nje kukubwira ngo Imana igukureho abantu badafite akamaro mu buzima bwawe. Tujya tugera mu bibazo byinshi, abo twatekerezaga ko ari inshuti zacu ntitubabone. Biragoye ko ubona umuntu uguhagarara uruhande igihe ufite ibibazo. Mu byishimo ushobora kudatandukanya inshuti zawe, cyane ko mu byishimo ntabwo rimwe na rimwe ntabwo tujya tumenya ngo ni bande badukunze. Iyo turi amahoro tumeze neza nta kibazo dufite, biragoye kugira ngo tumenye abantu badukunze cyane, kereka umuntu ubyitayeho, niko nabyita, akabikurikira. Ariko mu by'ukuri iyo tugeze mu byago nibwo dushaka za nshuti zacu za nyazo. Yewe ni nabwo tumenya, tugasobanukirwa neza, tugasobanukirwa inshuti icyo ari cyo. Inshuti yanjye, umuvandimwe wanjye uri bundebe, muntu wambonye ukankunda gusa, utandukanye n'inshuti yanjye. Sinzi niba unyumvishe. Dufite inshuti zibana natwe, zihagararanye natwe. Dufite ba bantu badashobora kudusiga. Dufite ibyago byinshi, turi mu munezero mwinshi, ari wa muntu udashobora kuva uruhande. Ntabwo mvuga ko uba uhari gusa, ushobora kuba utanahari, wenda mu buryo buri fizikari, ariko ukaba uhari mu bitekerezo byawe. Ushobora kunkunda ku rwego ungira inama, ushobora kunkunda ku rwego ubabarana nanjye, nababara ukababara, nakwishima ukishima. Ntuhagarare mu ruhande barimo bantera amabuye, ahubwo wenda twaza kugera hahandi twihishe, twiherereye, ukambwira ariko hariya ntabwo wabikoze neza. Inshuti ntabwo ari iboneka mu munezero, ahubwo inshuti tuzibona cyane mu bibazo. Wa muntu ushobora kwitanga ku bwanjye, wa muntu ushobora kurara ijoro, wa muntu ushobora kurara ijoro atekereza akavuga ati niko byamugendekeye gute, ni gute ndi bumufashe. Umuntu udashobora gusinzira nawe utasinziriye, rimwe na rimwe ukamutanga gusinzira, wowe ufite ikibazo, we bikamunanira wowe utagifite.
iyo niyo nshuti. Ashobora kuba ari umuvandimwe wawe, ashobora kuba ari inshuti yawe, ashobora kuba ari undi muntu we utekereza ko ari inshuti yawe ariko atari we. Rero ndakubwira ngo Imana iguha abantu b'umumaro mu buzima bwawe. Imana iguha umuntu, igukureho abantu batari ngombwa, igukureho abantu b'indyarya. 2026 ndasenga ngo Imana iguha abantu bazima, iguha inshuti nzima, iguha umuntu ushobora kukurarira ijoro, iguha umuntu ushobora kugutekerereza, iguha umuntu ushobora kuvuga ntabwo sinabasha gusinzira atarasinzira, sinabasha kuryama ameze gutya. Ntabwo nzi niba unyumvishije, ariko niba unyumvishije, Imana iguhe abantu bazima, Imana iguhe umuntu muzima, Imana iguhe inshuti nzima, Imana iguhe abantu bazima ku buzima bwawe. Aha muri Bibiliya tugiye gusoma hari umukobwa witwa Rusi na nyirabukwe. Rusi yihambiriye kuri nyirabukwe. Rusi guhera ku gice cya mbere muzabisome kugeza ku gice cya 4 kirangiza igitabo cya Rusi. Urebe urukundo Rusi yakunze nyirabukwe, atitaye ko umuhungu we wari waramushatse yapfuye, atitaye ku ndi mukeba we bari kumwe wasubiye iwabo, atitaye ku bwoko bw'iwabo, atitaye ko afite n'ibyiringiro imbere by'uko nyirabukwe wenda azongera kubyara, kuko nta mugabo yari agifite, yari yaracuze. Nta kintu cyatumaga ubundi Rusi akurikira nyirabukwe, ntacyo. Ariko kubera ko yari afite urukundo rwinshi, yaravuze ngo nta kintu cyatuma uyu mukecuru mureka. Aravuga ati navuye iwacu, nemera kubana, nemera kujya muri uyu muryango, umugabo arapfuye. Uriya mukobwa yari afite uburenganzira bwo kuguma iwabo, ariko kubera ko yasobanukiwe icyo urukundo ari cyo, abwira nyirabukwe ati ntabwo nkureka, sinkusiga. Imana yawe izaba Imana yanjye, iyo niyo nshuti. Imana yawe iba Imana ye, Imana ibibazo byawe bikaba ibye, umunezero wawe ukaba uwe, inshuti zawe zikabize, ntababazwe n'iterambere ryawe. Dufite abantu b'inshuti bababazwa nuko twateye imbere, dufite abantu twita inshuti twebwe ariko bababazwa n'ibyo twagezeho. Dufite abantu batajya bishimira umunezero wacu kandi mu by'ukuri ari inshuti. Twebwe tubita inshuti. Ndasaba Imana 2026 igukureho abo bantu, ibakure mu buzima bwawe, igushakira inshuti nzima, igushakira abantu bazima, iguhereza abantu bafite umumaro, apana indyarya, igukureho indyarya mu izina rya Yesu. Ntabwo tugaye uwatashye, ahubwo turashima uwagumye kuri nyirabukwe. Ujye usoma Bibiliya neza, urebemo amagambo agufitiye umumaro. Iyo nsomye igice cya Rusi, nsenga isengesho ribwira Imana ngo ndashaka abantu bazima, ndashaka umuntu nkunda udashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Rusi yakunze nyirabukwe nta kintu na kimwe ashingiyeho, nta muryango, nta mugabo, nta mwana yatekerezaga, nta n'igihugu, cyane ko yari yararangije gupfa. Ariko agira umugisha wo gukundwa. Imana ibaha umugisha rero. 2026 usenga Imana iguhe inshuti